Yes, kwiyi nshuro ni kwa kundi turacyahari. Iki ni cya gitaramo tukirimo kugira ngo dukomeze turuhuke kandi tugirwe inama biciye mu njyana y'umuziki gakondo, umuziki nyarwanda, hamwe na Ndayisaba Samson, Gitari Official Makenga #1. Ibi ni ibintu utasanga ahandi hose kereka uje hano kuri Gitari Official, ugakanda subscribe, ugakora share, ugatanga inama yawe n'ibitekerezo bitandukanye. Ndakubwiye ngo ahangaha niho ushobora gusanga ibyiza bitandukanye. Ni Ndayisaba Gitari Official, dukomeze tuve mu bwiza tujye mu bundi tunezerwa. Isi maze kukurambirwa kuko ntacyo ukiyimanye, imikaka imisirarira undi kandi irabakeseye. Wakwiringira utejo hazaza udakoze ngo wiyuhakuya uri shati witega iminsi. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda buto bwanjye, aho wenda uzabyibuka, aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda nuzibuka yuko umurunga w'iminsi abarumuntu. Niyo mpamvu itumye bikubwiye nkwihanangiriza uramenye utazazira iyo mikaka, ihingwa bagifite ubukaka cyanabo mu kigero cyawe. Undi kandi nuko utabizi uteka umutwe n'umwanda n'ibitindana no kugizerwa. Undi kandi bihira bakeyeseye, wakwiringira utejo hazaza udakoze ngo wiyuhakuya uri shati witega iminsi. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda nuzibuka yuko umurunga w'iminsi abarumuntu. Niyo mpamvu itumye bikubwiye nkwihanangiriza. Uramenye utazazira iyo mikaka, ihingwa bagifite ubukaka cyanabo mu kigero cyawe. Aho
cyanjye aho wenda buto bwanjye aho wenda ntuzabyibuka aho wenda kibondo cyanjye aho wenda buto bwanjye aho wenda ntuzabyibuka niyo mpamvu imwe bikubwiye nkwihanangiriza undi kandi nuko utabizi uteka umutwe n'umwanda ibitindana no kugeserwa ubundi kandi bigira bakeya akwiringira utejo hazaza udakoze ngo wiyuhakuya uri shati witega iminsi aho wenda kibondo cyanjye aho wenda buto bwanjye aho wenda ntuzabyibuka yes uwo ni umusaza Alexis Kagame aho avuga ati ikibondo cyanjye hano rero ntabwo tuzajya tubaha ibintu biri aho gusa tubafitiye n'ibihembo ku muntu ngiye gucuranga indirimbo zigera muri 3 akazi gake gakeya ntavuze izo ndirimbo wowe uzazandike hasi muri comment uzimbwire uzahembwa ibihembo bishimishije ubwo uzanyandikira nyine umbwire izo ndirimbo n'umuhanzi wazo twagiye ni iyi ngiyi dutangiriyeho izo ndirimbo usabwe kuzandika ukazandika muri comment n'umuhanzi nyirazo ahasigaye giye uzanyandikira ibihembo birateganyijwe nzakubwira uburyo nzaguhembamo kandi nzaguhemba neza inshuti zanjye karagaciyemo dukomeze mu gitaramo cyacu aha ngaha ni umusaza Sebatunzi cyangwa se bamwitandira uyu musaza wacuranze inanga mparaziga yisubiramo nanjye kwinshuro ngiye kuyisubiramo ndi Ndayisaba Samson Makinga number 1 ni kwa kundi dukomeza dutarama mu gitaramo nyarwanda dukoresha umuziki wacu gakondo abasaza ntibagasaze kandi ntibakarenge turacyabakunda cyane ibigwi byabo tubirimo kugira ngo abantu batazabibagirwa ntago mwabibagirwa kandi duhari n'abazadukurikira bazakomeza babikore
ganza nindiga mwana wa mama tuyiture macari waruguza cuma zayimana bizi manzi nararaye zaninzoga zanindiga mwana wa mama tuyiture macari waruguza cumu gose muzigura inzamusaba inka azayimaganda biziga manzi nararaye umugore wibaze ni nyirabisabuha nagiye kumusabira nsanga ararwaye ndebutse kumurebera nsanga arabengaha umuraguzi w'igikondo yaramumpebeje weye muraguzi w'umukigaho yaramumpebeje weye umuraguzi w'umuzigaba yaramumpebeje weye umutezi w'igaragu yaramumpebeje weye umuraguzi w'urugigu yaramumpebeje weye zaninzoga zanindiga mwana wa mama tuyiture macari waruguza cuma gose muzigura nzamusaba inka azayimaganda biziga manzi nararaye zaninzoga zanindiga mwana wa mama tuyiture macari waruguza cuma gose muzigura inzamusaba inka azayimaganda biziga manzi nararaye umugore wibaze ni nyirabisabuyo nagiye kumusabira nsanga ararwaye ndebutse kumurebera nsanga arabengaha umuraguzi w'umuzigaba yaramumpebeje umuraguzi w'igikondo yaramumpebeje umutezi w'igaragu yaramumpebeje weye mwene rusake yaramumpaye uramumumaye ga mwana wa mama azindira ibyuba n'ibyigenza databuje n'inzego nziza mwumve bagabo mwehe diruceri kibaye ga mwana wa mama diruceri nabazaga mwana wa mama dirutagira urubogaboga mwana wa mama zaninzoga zanindiga mwana wa mama tuyiture macari waruguza cuma nzamusaba inka azayimaganda biziga manzi nararaye
igicamunsi cya noheri uwo munsi ntazibagirwa nibwo nafata urugendo nateguye ntashidikanya narubonyemo byinshi cyane bitazava ku mutima ariko icyandutiye byose ni humura Imana yampaye aho nari nagendereye nahasanze umwana utagira uko asa musaba yuko twicarana maze yicara ibumoso bwanjye nibwo nagiye kumubaza byinshi kuko numvaga mwikundiye twaraganiriye bishyira kera maze ambwira n'akazina ke kubera ko aho twari twazindukiye twembi njye natekerezaga ko ari iwabo nawe atekereza ko ari iwacu maze nsezeye ngira ngo naye mbona wa mwana aguye mu kantu maze aramperekeza mbaza neza yansezeranya ko azansura singiye kubeshya kizira twatandukanye ntabishaka namusezeyeho mfite agahinda numvaga twakwihamanira ndazirikana ibyo yabwiye ngo nzajya mukundana wankunde we maze nkibuka imvugo ye nziza inseko yizimbereka kubera ko aho twari twazindukiye twembi njye natekerezaga ko ari iwabo nawe atekereza ko ari iwacu maze nsezeye ngira ngo naye mbona wa mwana aguye mu kantu maze aramperekeza mbaza neza yansezeranya ko azansura singiye kubeshya kizira twatandukanye ntabishaka namusezeyeho mfite agahinda numvaga twakwihamanira nazirikana ibyo yambwiye ngo nzajya mukundana wankunde we maze nkibuka imvugo ye nziza inseko yizimbereka ariko Imana ntibishaka n'ubundi niyo yaduhuje izamanagura amarira yose tuzongere tubonane uwo munsi nzashira agahinda nibwo nzabonana n'umukunzi we Esiteri mwana wacavuje burya Imana nigena byose Esiteri mwana wacavuje ndagukunda banzibagaye ariko iminsi ishira ari myinshi we dore Imana uzabonana Esiteri mwana wacavuje ndaguturikuye umutima ugukunda Esiteri mwana wacavuje burya Imana nigena byose
yes nakagaruka rero nkomeza mbabwira ngo iyi channel ni ya channel yo kukumara irungu no kukugira inama uzajya usangaho ibintu byinshi byagufasha kubana n'abandi amahoro nicyo